icyo gihe ibyo byabaga hari mu mpera z'icyumweru. Bosi ndetse na mabuja bari baruhutse. Ingabire yahise yicara hasi aho hafi y'ako kabati nari maze kumena, maze ararira. Nyina yahise yumva umukobwa we arimo arira, nuko aza yihuta akenyeye swime ifite ibara rya pinki. Mubonye ntangira gutitira. Yaje abaza Ingabire ikimurijije, maze sinzi ukuntu yakubise amaso akabati. Ubundi si ugusakuza yivayo. Yatabaje umugabo we ngo naze arebe ibibaye. Ubwo njyewe nasaga n'uwanyagiwe. Nari mpagaze ndi kwibaza gikurikira ibyo nari maze gukora. Bosi yaje abaza uko bigenze, maze umugore bamwerekera ako kabati. Aturabaza ibibaye kandi ubibona. Bosi yahise abaza Ingabire ati, Ingabi, aka kabati ukamenya ute? Ingabire ati, ndanyereye nkikubitaho. Bosi yahise andebana umujinya ati, ibi byose bitewe n'uyu muhungu. Nahise numva bindangiriyeho, ntangira gutekereza ko aho muri salo harimo kamera, wenda akaba yabibonye. Mu gihe ngiye kuvuga uko bigenze, bosi yahise ambwira ati, wagiye ukoropa kare ku buryo abo bana babyuka warangije aha mu nzu. Nahise niruhutsa, maze bosi abwira Ingabire ati, haguruka ndebe ko utakomeretse. Ubwo baramuzengurutse basanga nta gikomere afite, dore ko yari ubufasha yari arimo ampa gusa, ahubwo ni igihe wari washiriye imbere. Ubwo bahise basubira mu cyumba, naho Ingabire we asigara aho muri salo yinywesha amazi. Kuva uwo munsi rero Ingabire yamparaga mu bitekerezo. Nahoraga nzirikana uwo mutima udasanzwe namubonyeho. Ariko kandi Ingabire nubwo yari yanyitangiye bigeze aho, najyaga mucaho namusuza akanyorera, ariko ntabwo byabuzaga umutima wanjye guhora umutekereza. Ingabire rero naje kumukunda bibura gice. Kubivuga numvaga ari ikosa ryanjyana muri gereza. Biravuna gukunda umuntu atabizi, birababaza kumubona ari kumwe n'undi muntu kuko utangira gutekereza ibyo bari kuganira. Najyaga nsenga nsaba Imana ko yamfasha ikamumbwirira ko mukunda byabuze akagero. Ingabire disi najyaga nishima iyo yabaga ari kuganira na bagenzi be, maze akamwenyura. Inseko ye yitaga iruhukira ku mutima wanjye, nkumva nuzuye utuntu mu mubiri wose tumeze ukuntu ntabasha gusobanura. Nakunze uwo mukobwa w'imisaya isabitse ibineza neza n'umutima wuzuye ubumuntu n'urukundo. Byakomeje bityo, maze umunsi umwe mbyuka numva ngiye guturika kubera iryo jambo ryahoraga mu mutima wanjye. Nta kindi kintu natekerezaga uretse uwo mukobwa. Ushobora kubikubwira ntunyumve cyangwa ukabyumva nk'amakabya nkuru, nyamara ibi ni ukuri. Ariko rero ntabwo nari nibeshye ubwo nakundaga uwo mwari. Yari mwiza pe, ateye neza, aseka neza, agenda neza, mbese nta nenge n'imwe namubonagaho. Rimwe na rimwe najyaga mbona nsa n'uri kwishyira hejuru. Nawe se umukobwa mwiza nk'uwo yari akwiriye umuntu nkanjye? Ku mashuri se mfite, ku muryango se basi mvukamo ukomeye, nta kintu na kimwe rwose yari kunkundira. Mbonye ko kubona uko mbwira Ingabire ko mukunda bingoye, nise ntangira kujya nganiriza abana baho mu rugo. Ni ukuvuga nk'abasaza be bato ndetse n'abarumuna be, mu rwego rwo kwiyibagiza urwo nakundaga Ingabire. Nkajya mbacira imigani, mbese baba inshuti zanjye ku buryo bahoranaga nanjye kenshi. Mukuru we nawe yari atangiye kujya aza akicara iruhande rw'abo bana akumva iyo migani n'abaciraga. Naje kuba umuntu ukunzwe n'abo bana cyane muri urwo rugo. Maze umunsi umwe mbona na Ingabire aje kwicara aho nandi gucira imigani. Mana yanjye, umutima asazwe n'ibyishimo, numva umubiri wanjye usheshe urumeza. Kuvuga byatangiye kunanira kuko ibitekerezo byanjye byose byigira kuri uwo mwari nakundaga cyane. Mbonye ko bishobora gutuma nseba, ndabyiyaka, maze nkomeza umugani, ndetse na Ingabire atangira guseka kuko uwo mugani wari usekeje. Noneho yanditse ko najyaga mbona ndi kure yayo, naboneyeho kuyibona imbere yanjye. Mbega umukobwa mwiza, Mana yo mu ijuru! Ni ukuri iyo nseko yatumye numva urwo nakundaga uwo mwari rwiyongereye. Ikibazo ni uko namukundaga atabizi, ndetse uretse nawe nta wundi wari uzi ko Ingabire agiye gusaza umwana w'abandi. Hashize amezi 2 mukunda, bahise bajya mu kiruhuko. Ubwo twarirwanaga, maze mbona ni amahirwe mbonye yo kuvuga irindi ku mutima, ndetse twari tumaze kuba inshuti. Uti nabigenje nte rero? Ko bitari byoroshye ra, dore ko nabigenje.